wanga kuyigenza mbese dopinima eriritando dekitandoma uzarengerwa n'iki mu gihe kije gikomeye ndetse kigoye benshi ati yewe distidima wafunze amatwi yawe wanga kumvira amagambo yanjye. Turabashuje cyane mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Prophet Daniel Umuremyi TV. Imana ibaha umugisha muri aka kanya, abatuye mu Rwanda, abatuye hanze muri diaspora, Imana ibaha umugisha mu Burayi hose turabashuhuje. Iki gitondo twongeye kugirwa umugisha no guhura n'umukozi w'Imana Prophet Daniel, tukaba turi kuri TV ye n'Umuremyi TV. Amen. Bagiye bakora subscribe. Mugende mukore subscribe kuri Prophet Daniel na n'Umuremyi TV. Kandi ndumva Imana irabahwa umugisha. Aho ngaho rero niho twumvira ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, ubuhanuzi, ikimana igushakaho uragisanga hano. Imana nibaha umugisha. Reka rero tumwakire mu izina rya Yesu Kristo muri iki gitondo, noneho adusuhuze, twakire n'abadukurikira, nibo batuma dukora ibi ngibi. Amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane ku Muremyi TV ndetse na Prophet Daniel. Imana ibaha umugisha, mwe mudahwema kudukurikira ndetse namwe mwakoze subscribe, mudahwema gushyira ubutumwa bwiza ndetse n'ubuhamya mu magurupe agiye atandukanye kugira ngo tujye dukomeza kubana ubutumwa bwiza bugire hose. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane ndetse kandi nishimiye kuba ndi hano. Niza agaciro gakomeye cyane, muri abantu b'agaciro, muze dufatikanye twubake ubwami bw'Imana, twubake ijambo rya muri yaravuze ngo tugende mu misozi tubabwiriza Yesu maze nabo bakizwe be kuja mu muriro. Tugende hose hatandukanye dusakaze ubutumwa bwiza, tubwira abantu iby'agakiza, tubwira abantu kureka ibyaha, tubwira abantu kwihana, tubwira abantu kuva mu ngeso mbi. Kristo naza azaduha ingororano. Ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha, nishimiye kuba ndi hano kubw'umugambi w'Imana ndetse ndi kumwe n'Umuremyi TV, nagiriwe ikizere n'Imana. Imana ibaha umugisha. Ego urakoze cyane Prophet Daniel, Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Prophet Daniel uri umukozi w'Imana kandi abantu benshi cyane barakuzi. Yego. Bakuziho ivuga butumwa rikomeye cyane n'ubuhanuzi bukomeye cyane. Wowe ubwawe muri iyi misi uri kubona bimeze bite? Imana iri kuvuga mbese iri kuvuga amakuru yayo? Amakuru urakoze cyane, nicyo twahamagariwe nukugira ngo dutangaza amakuru. Nubwo warabumva arabazumva nk'inkuru, ariko na makuru y'ijuru tuba twahawe n'Imana. Rero kino gihe Imana ikubwira abantu ngo nibayegere bezwe kubera kamazi atari yayandi, bezwe bave mu bujijo, bave mu mwijima w'icuraburindi, begere Kristo kugira ngo ababature, begere ijambo ry'Imana, begere Kristo. Abataye umuhamagaro wongere bawugarukemo. N'igihe Uwiteka aje gukubita inkozi z'ibibi, n'igihe Uwiteka aje kunyukanyuka. Imana ije gukubita grase, Imana ije guhana, ije kuzenguruka imidugudu yose ituye isi. Imana yarambwiye ngo nigiye iri kurobanura nk'uko umunyera robanura intama mu ihene, ihene ziri kuja ibumoso, intama zikajya iburyo, kubera ko abatari ikimenyetso mu gihe kije bagiye kunyukwanyukwa. Mukozi w'Imana, muri iyi misi hari abantu bari kuvuga ngo Imana ngo ntago ivuga buri gihe. Te abahanuzi bahanura buri gihe, Imana ivuga buri gihe. Mukozi w'Imana, wababwira iki abo bantu bashidikanya kuri ibyo bintu? Imana iravuga, ahubwo ntabwo hari umuntu yegeze umbaza ngo ivuga buri munsi. Ntabwo Imana ivuga buri munsi, ahubwo Imana kila segonda, igihe cyose umuntu w'Imana ari mu bihe byo gusenga, Imana ivugana nawe buri saha, buri segonda. Imana ivugana nayo nawe. Kubera iki? Imana ituye muri twebwe, ihora ivugana natwe. Rero yaravuze ngo zaba muri mwe kandi muzambera ubwoko, nanjye nzababera Imana. Rero Imana ituye muri twebwe, iravuga iteka n'iteka. Niba Imana itavugana nawe ufite ikibazo. Imana iravuga buri gihe cyose, ngivugana nanjye buri segonda, ibihe byose, kuko mba ndi kumwe nayo.
aho nakumva ijwi ryayo nuko naba nagiye kure yayo, ariko mu gihe ndi kumwe na Kristo ahora avugana nanjye ambwira ngo nyura hano mwana wanjye, kora gutya, muranyumva rero. Mba mu bihe by'umwuka wera. Hari umuntu wegeze umbwira ngo njye mva mu mwuka ngo ngere n'igihe ngoje mu mubiri. Ndabwira ngo nta gihe mfite, kubera ko nzahora mu mwuka iteka, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka, kuko data ashaka ko bene abari bo bamusenga. Abanyamubiri ntabwo bazajya mu ijuru, abanyamubiri barapinga, ntabwo bumva Imana. Abanyamubiri bahora mu busambanyi no mu bujura. Abanyamubiri bahora bababaye we, ariko abanyamwuka, umuntu uri mu mwuka w'Imana ahora n'ihumure. Nejejwe n'Imana mu mutima wanje, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo we. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe nihana ibyaha imbere y'umukiza Yesu we. Abo rero bahora mu kirere cy'umwuka, bahora bavugana n'Imana. Ni bande? Ni babandi bemeye komatana na Kristo, baramuyambira, bomatana nawe ibihe byose. Mu bukene barerekwa, mu nzara barerekwa, iyo abantu babanze bakomeza kwerekwa. Unyujije mu kirere gikomeye, ndumva ngeze ahandi. Stefano bamuteye amabuye akomeza kwerekwa, baramwanga akomeza kwereka. Rero icyo warumbajije, igihe cyose mu bikomeye mu bibi, buri segonda, buri monota, Imana ntihinduka, iravuga kandi ivugana nande. Naremeye kuyegera, ariko abagiye mu byaha ntabwo bumva ijwi ry'Imana. Hari abajya bishuka ngo bihagarara ku bitugu by'abapfapfa. Oya, iyo wamaze gutandukira ugakora icyaha uba wapfuye. Ntabwo Imana ivugana n'umupfu, ahubwo ijwi rimanukira ku mupfu ribwira ngo uremera kuzuka. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo nicyo gituma bivuze ngo usinziriye kanguka, uzuke, Kristo akumurikire. Amen. Imana ibaha umugisha. Yego. Mukozi w'Imana rero uranshubije cyane, n'abadukurikira bagiye gusubizwa bave mu rungabangabo nk'uko babitekerezaga. Imana iravuga. Haleluya, Imana iravuga cyane. Reka nkusabe noneho udusengera Imana, twinjire mu ijambo waduteguriye nk'uko Imana ibishaka. Ni karibu mukozi w'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, petando melakatitandra de marahosefo ego, Mana rubasha, Mana yampamagaye. Haleluya. Ubereye mwiza bagutegereza, uri ubugingo bw'ugushaka. Iki gitondo ndanezerewe kuboneka muri uyu mwanya, kuboneka. Hari benshi bamaze gupfa batakiriho, kuba ngivuga izina ryawe Mwami mu kanwa kange, kuba ugituye muri ngewe, kuri nje n'iby'agaciro. Ngwino wamamare iteka ryose, ugere mu bapagani wamamare, ugere ahatandukanye wamamare. Pawulo yaravuze ngo twakuvaho tukajya he, twari ufite amagambo meza y'ubugingo. Amagambo yawe araryoha papa. Amen. Ngwino ubane natwe ushoboze, unyambike imbaraga, uvugire muri ngewe, maze abantu bumve icyo umwuka abwira amatorero. Ngwino ukora iz'ubutwari muri uyu mwanya, ngwino ukora iz'imbaraga. Ntabwo ari njyewe Daniel, ahubwo izina ryawe ryabwa icyubahiro. Umbona ntabone njyewe, abone wowe. Uwumva aya makuru ntabone nge, abone wowe. Muri zose ugaragaze gukomera, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni karibu. Reka mbanze ndirimbe, Imana ibaha umugisha. Hari indirimbo kunda kuririmba ijyanye n'ubutumwa nahawe. Imana ibaha umugisha. Iboneka n'ubundi mu gitabo cy'indirimbo cyo gushimisha kuba bifite, muze kuza kuyireba, 167. Imana ibaha umugisha. Ndaririmbaho ibitero bikeya, ntabwo nza kuyimara yose, kugira ngo twinjire mu butumwa
Imana yampaye, ariko Imana yarambwiye ngo mube muretse kurangara, ahubwo mukizwe cyane. Iki ntabwo ari igihe cyo gukora ibyaha, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana, ugasiga bya bindi, ugasiga biriya na biriya, ukegera Kristo maze akakubohora, ugashyiraho ikimenyetso. Ese kugenda uri ikimenyetso, ese kusenga uri ikimenyetso. Urabizi neza ko igihe kije gikomeye kigiye gutambukwamo n'umuntu ufite ikimenyetso. Mbese uhagaze ute mwene data? Uhagaze ute? Ninje Yesu witanze kera ku musaraba, mbitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha byawe. Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe, naretse byose ngurengera, waretse iki ku bwanje. Ninje Yesu witanze kera ku musaraba, mbitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha byawe. Naretse byose ngurengera, waretse iki ku bwanje, naretse byose ngurengera, waretse iki ku bwanje. Naretse byose ngurengera we, waretse iki ku bwanje, naretse byose ngurengera, waretse iki ku bwanje. Banyishe urupfu rubi biruta uko byavugwa, navushijwe amaraso ngutazapfa nabi nawe. Nakwihanganiye ibyo byose, wanyihanganiye iki? 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 Navuye iwanjye ibwami ngera uri mu isimbi, nkuzaniye agakiza n'ubugingo budashira. Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki we? Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Navuye iwanjye ibwami ngera uri mu isimbi we, nkuzaniye agakiza n'ubugingo budashira. Ko nakugabiye impano ubwo wowe witandro de malakatito benestance, Imana etando beni witangua tapela sala katika egome, atitando menasenema iri witandre de kitando benefo domenatanga kita egome. Mugenzuragana mu ijuru uje utumbira Yesu, petikita adradala kasini mando domenetandro dema. Imana iri kuvuga ngo iratambutse, binistance elitatika demando, ati kandi ntambutse hose atandukanye, ati kandi do binista benshi bagiye kwifata ku minwa bumirwe, bifuze destidima guhunga bitagishobotse, kubera ko denastance narambuye amaboko ariko ntiyagira ubyitaho. Ati niyo mpamvu to ministika ngiye gukora icyo nagambiriye gukora,
ati umugambi ndetse n'ingamba ndetse n'icyo nateguye gukora, ati nta kizagihagarika, ati hahirwa uri maso maze agashyirwaho ikimenyetso kugira ngo arengerwe ku munsi mubi. Uko ni ko Uwiteka ari kuvuga. Ita penesitiki tandrodema, abari bambaye inkweto mu birenge bazikuyemo, abo nari narambitse ingofero zodo peniki tandrodema mu buryo destidigide butari ubw'umubiri, edimo natandrade kuwa, nabo bazikuyemo badonastika, maze abasengaga barivanga, adopenima bijiza ibizira ndetse babuza abandi kwinjira, atabandi denistikidima baheze muri ngo uzaza ryari, atari ko murambonye, ati kandi mumbonye mu buryo butandukanye, obidistande kutandrodema, ati je kwiyerekana, ati abakomeye b'isi barashobewe, ati yewe uwestidima, ati mbese uri mu nkuge, ati kurangaye ugasinzirira mu bihome by'abantu, ukanga kudopinimando, ukanga kuba mu nkuge, mbese ibihe bikomeye bije urabihungira he? Yewe musambanyi we, yewe murozi we, yewe mubeshi munyabinyoma, yewe nyamugirya nino we, yewe ubesheresha abandi ururimi rwawe, yewe wamuriganya we, yewe domenestaka yuwase, yewe mutinganyi, yewe ukomeye hadubinistika, ariko umutima wawe ukaba wanduye, ati mbese wiringiye iki ko waze guca bugufi ngo ngushyireho ikimenyetso? Yewe ugenda ubundabunda mu mazu y'abamaraya, mbese uhagaze he kuye bikomeye bije? Obidistikidima, narababuriye mwanga kumva, ndetse dominitandua ntumwa erestifo intumwa, ariko muyanga muri inangira, atariko ng'ibyo bibasoyewo. Adomenestikidima, ati mbese muzireguza iki? Muzambwira ko mbatunguye kandi dobinikita navuganye namwe mukinangira imitima, ati je kunyukanyuka, ati kandi je gukubita abarangaye yigo, ati ndetse je kunyukanyuka y'inkozi z'ibibi. Izo ni imburo z'Uwiteka, ni ku Uwiteka ari kuvuga. Ridubidistidigide hadonastediba, abari bari mu masezerano bayavuyemo, biringira ibigirwamana, biringira imbaraga z'amasezerano nasoje amwe namwe kuri bo, barangije binangira imitima yabo, ati mbese muhagaze banyamoko mwe, peti katandrodema, ati je kunyukanyuka, haidonastidima, ati kandi biramenyekanye, atandukanye ndatambutse, ediministikaze ngurutse isi, epidikitandomelastifo, ni ku Uwiteka avuga, haje ngitandra winitadopinima, dore isi isadutsemo ibice bibiri, edomene tandominikuwa, ati kandi ndedestifo, ati je gucyura uwo gucyurwa, ati kandi diminima, nje guhana uwo guhana, eliwo tandoma, ati abantu nimube maso, mwe kurangazwa n'ibiriho, epiristandema, ati musenge kandi mwiyeza, ati kubera ko dolastifodema, ati nje gusarura ibyeze n'ibiteze, ati nje gusarura ibyeze n'ibiteze, ibidistikitandoma, ati mbese uhagaze yewe dopiristidigide, ati yewe nahayirestidimando, opelatando kitandrodema, itarando, mbese ugeze uyigenza, wanga kuyigenza, mbese dopinima, eriritando de kitandoma,
uzarengerwa n'iki mu gihe kije gikomeye ndetse kigoye benshi. Ati yewe 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 Wedistidima, wafunze amatwi yawe wanga kumvira amagambo yanjye, mbese uzarengerwa n'iki ko igihe kibabaje Denestidima giteye agahinda kibayeho. Ni ku Uwiteka baza. Ridibidistidima, ati muhindurwe n'imiburo yanjye, ati kandi muhindukire buri wese yigenzure, ati buri wese yirede Stidima, atagenzure imyambaro ye, arebe nimba nta bizinga biriho, kubera ko ifirimbi ziravugijwe. Idopidistidikide, atabari ku ndebe zikomeye bazikuweho. Aidomena katandoma, ati kuko icyubahiro cyanjye sinzagihundi, n'ishimwe ryanjye sidiminima, ntabwo zari ibishushanyo domene kuwa toprela stakadima bibajwe. Aidonestidimanda, ati ndaje, ati buri wese nabe maso, ati kubera ko bidima abisi mwashatse gukina nanjye. Edapidikidimanda, ati ntabwo Uwiteka ntsindwa. Alarastakitangoma lawinima, ati je kwigaragaza. Aidomenestika, umuyaga ugiye guhuha mu isi. Omina tangone malakatandoma, ati kuko ari njye Uwiteka ubivuze. Ati buri wese nabe maso. Ndatangaje ngo buri wese nabe maso. Niki Imana ivuze. Aidonastika, je kunyeganyeza intebe z'abakomeye. Ati kandi je gukura agasuzuguro. Adopenestika, kabanyagitinyiro. Atona menestis, kandi mareho ubwibone bwabo. Atakoshe kotredema, ati ndabonetse. Ni ku Uwiteka avuze. Anomene tangwa, ati bamaso utarira. Yewe munyabyaha, yewe munyabinyoma, yewe mugirya nino, yewe Denastika, bamaso utarira. Enomanda, maze ukanyukanyukwa. Ni ku Uwiteka avuze. Amen. Amina. Imana ishimwe. Uri iriri stado benefo, uri ndiho kandi uzahoraho. Ndagushimiye Mana. Namantangara iyo nkubonye, sanjurengeyu ko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namanumva, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namanumva. Nisanze mu rukundo rwawe, wambereye uburuhukiro. Ubuntu bwawe bumagije, ndi kumwe nawe ndaruhuka. Ndagushimiye Mana, uhabwe icyubahiro. Reke Mwami Mana we, ureke wemeza abantu. Mwuka wera sendere mu isi yemeza abantu. Nibamara bamenye ukuri babaturwe, amaraso yawe abagereho kubw'imbabazi zawe. Mwuka wera azenguruka ubuzima bwabo. Inesa yeri tando bela katitre dema. Urakoze Mana. Amina. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yuda igice cyaho, Yuda igice cyaho cya mbere umurongo wa 4. Biravuze ngo kuko hariho bamwe aravuze ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwa iteka, n'abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke,
bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Amen. Waraseseye, hari bamwe baseseye, ariko inkoni y'Uwiteka uri gukina, uri guseka, ariko igihe cyo kurira kuri bamwe kibayeho. Isekere, ishime, ariko igihe cyo kurira kuri bamwe kibayeho. Waraseseye, wabaye umugambanyi, wabaye umunyeshari, waraseseye. Wabaye umusambanyi, waraseseye. Wabaye umurozi, waraseseye. Mwaraseseye, ariko igihe cy'amarira kibayeho. Igihe kitari icyo kuvuzwamo impundu kibayeho. Ntabwo ndi kugutera ubwoba, ariko igihe gikomeye kibayeho. Munyamagambo we yavuge vuba, ariko igihe gikomeye kibayeho. Munyabinyoma besha vuba, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Ndasoje, Imana ibaha umugisha. Nta kindi narenzaho ku magambo y'Imana. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Byari bikaze. Abantu ngo baraseseye, baraseseye, ariko igihe gikomeye cyo kiraje. Murye, munywe, mukore izaha mu bigotomere nk'amazi menshi, ariko igihe cyo kiraje. Mukozi w'Imana rero, Imana iguha umugisha. Sinzi niba hari ibindi Imana ishobora kuba yaguhaye, cyangwa ukaba hari icyo wakongeraho kugira ngo tube twasoza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uzongera cyangwa ugabanya uwo ngo azahura n'ibibazo. Yego. Ariko birashoboka ko hari icyo Imana yaba ikubwiye, cyangwa yaba hari ikikubwiye muri aka kanya ukaba wagisorezaho, noneho tugasoza. Ariko niba nabwo nta kibazo, waduha nimero zawe kugira ngo abantu bazabashe kukubona byoroshye, kuko benshi cyane barananiwe, bararushye, kandi kuruka kwabo ni ukubasengera, ukabasabira imbabazi cyangwa umugishwa. Ubwo rero sinzi niba hari icyo wakorenzaho. Ndumva ntacyo, na nimero kuzitanga ntacyo, reka zitange ubwo binsabye, byumvaga atari na ngombwa, ariko reka tuzitange nta kibazo. Ukeneye kwatura, ukeneye gusenga, ukihana ukatura, ukajya mu mbabazi z'Imana, ukakiriza imbabazi z'Imana, ukajyaho ikimenyetso cy'Uwiteka Imana, waduhamagara tukagufasha. Nta bindi ntacyo bitwaye. Ni 0788 72 91 46. Kristo abaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mukozi w'Imana rero urakoze, reka tugusaba udusengere dusoza. Nsengeye abantu bawe, mbasabiye umugisha. Abumva buno butumwa ntibumve nge Daniel, bumve wowe. Ubambika imbaraga kandi abemera guca bugufi, ubahereza imbabazi, ubagirira ibambe kubw'umugambi wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane abari bakurikiye Prophet Daniel Umuremyi TV. Imana ibaha umugisha. Mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Ahangaha niho tubonera ubugingo, niho tubonera umugisha n'ijambo ry'Imana, ubuhanuzi. Ibiganiro rero byacu nakagaruka. Ciao ciao, nawe utaha. Murakoze cyane.